yitwa Moise Sanja Bulaya, rutahizamu ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 22 z'ukwa 8 2026 nibwo Rayon Sport yatangarije abakunzi bayo ko yasinyishije rutahizamu mushya mu rwego rwo kwiyubaka muri uyu mwaka wa 2026-2027. Umukinnyi Moise Sanja Bulaya ukina nka rutahizamu akaba yaritwaye neza umwaka ushize mu ikipe ya Kiyovu Sport, aho yakinnye imikino 19 agatsinda ibitego 4, akaba nta mupira yatanze ubyara igitego. Moise Sanja Bulaya w'imyaka 28 ntabwo ari mu bakinnyi Rayon Sport yatanze mu mpuzamashyiramwe y'abago muri Africa CAF izifashisha mu ijonjora rya mbere rya CAF Confederation Cup 2026. Reka twongere twibaze ikibazo kigira kiti: mbese itegeko ry'abakinnyi b'abanyamahanga bagomba kubanza mu kibuga ryaba ryarahindutse? Mbese amafaranga miliyoni 2 atangwa ku mukinnyi w'umunyamahanga kugira ngo umwandikishe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryaba ryarahindutse? Reka tubiganireho. Moise Sanja Bulaya abaye umunyamahanga wa 15 ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha. Reka tubagezeho abanyamahanga ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha. Umunyamahanga wa mbere ikipe ya Rayon Sport yasinyishije amwita Dande Junior, akaba ari umunyezamu. Ndetse muri ba myugariro abanyamahanga yasinyishije harimo Matumona Wakonda Kandaberi. Umunyamahanga wa gatatu bamwita Charles Chiplao. Umunyamahanga wa kane bamwita Mohamed Watara. Umunyamahanga wa gatanu bamwita Tambwe Ngongulware. Umunyamahanga wa gatandatu bamwita Mudele Akbare. Umunyamahanga wa karindwi bamwita Ibrahim Jingalei. Umunyamahanga wa munani bamwita Isa Jigwiba. Umunyamahanga wa 9 bamwita Eri Mokono aka Eldinho. Umunyamahanga wa 10 bamwita Ndikumana Asmani. Umunyamahanga wa 11 bamwita Boris Gibenu. Umunyamahanga wa 12 bamwita Antonio Atiso Kojo. Umunyamahanga wa 13 bamwita Junior Kameni Hermani. Umunyamahanga wa 14 ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha bamwita Tony Kitoga. Ndetse n'umunyamahanga wa 15 Rayon Sport yasinyishije bita Moise Sanja Bulaya. Mbese abakinnyi ikipe ya Rayon Sport izajya bakoresha ite? Dore ko itegeko rivuga ko mu Rwanda ikipe iyo ari yo yose yemewe gukoresha abanyamahanga 10. 8 bagomba kubanza mu kibuga ndetse n'abandi 2 bashobora kuba bicaye ku ntebe y'abasimbura. Mbese ikipe ya Rayon Sport ko ifite abanyamahanga 15 izabigenza ite kugira ngo itoranya abanyamahanga 10 bashobora kujya kuri liste de fait de match, abandi 5 bakajya mu bafana cyangwa ntibitabazwe kuri iyo match? Abanyamahanga bagomba rero kujya babanza mu ikipe ya Rayon Sport mwizamu uko byagenda kose Dande Junior agomba kuba hari, dore ko ari we nimero ya mbere mu ikipe ya Rayon Sport. Mu bwugarizire bw'ikipe umunyamahanga wa mbere ugomba kuba urimo bamwita Charles Chiplao, ndetse afatanyije na Mohamed Watara nawe agomba kuba ari hafi aho ngaho. Abo nibo banyamahanga bazajya bitabazwa muri defense y'ikipe ya Rayon Sport. Kuri nimero 2 hazajya habanzamo umunyarwanda bamwita Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange, ndetse no kuri nimero 3 naho hazajya habanzamo umunyarwanda bamwita Ganijuru Eli. Ubwo rero abandi bose ni abanyamahanga. Kuri nimero 6 agomba kujya habanzamo umunyamahanga, ubwo arababaye umunyamahanga wa 4 bamwita Mudeli Akbar. Kuri nimero 8 agomba kujya habanzamo umunyamahanga, ubwo abaye umunyamahanga wa 5 bamwita Ibrahim Jingalei, cyangwa se atabanza akabanza Mukono Eli aka Eldinho. Uwo ni umunyamahanga wa 5. Umunyamahanga wa 6 tugomba kujya abanzamo bamwita Isa Jigwiba, cyangwa se akabanzamo Tambwe Ngongulware, cyangwa se Tony Kitoga. Umwe muri abo ngabo nawe agomba kuba ari ku ntebe y'abasimbura ashobora gusimbura. Umunyamahanga rero wa 7 azajya anyura ku ruhande rw'ibumoso bamwita Atiso Kojo Antonio, ndetse rero n'umwataka w'umunyamahanga
kuri atake hazajya habanzamo Junior Kameni cyangwa se abanzemo Moise Sanja Blaya ukina rero nka rutahizamu. Mbese ibi ntabwo bizateza umwuka muri dressing room, dore ko abanyamahanga bazajya bakina ari bake ugereranyije n'abari. Ubwo rero naho umutoza kugira ngo agerageze gucunga dressing room ye kugira ngo itazazamo ikibazo, kuko uzajya ukina uyu munsi ashobora kutazakina ejo, ndetse n'uzakina ejo uyu munsi ntakine. Mbese ntibizateza ikibazo dressing room ni y'umutoza kugira ngo ashobore kuzakemura icyo kibazo. Ikindi kibazo twakwibaza ni ikigira kiti, mbese Ndikumana Asumani ntiyaba agiye gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport? Birashoboka cyane, dore ko abanyamahanga rero ari benshi cyane, abanyamahanga 15 bashobora guteza umwuka mubi muri dressing room, dore ko abajya babanzamo bashobora rero kugirirwa ishyari n'abatabanzamo, bityo bikaba byateza ikibazo muri dressing room. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rero baragira bati, bamwe mu banyamahanga bakwiye gutandukana n'iyi kipe. Harimo Dirisa Kuyate umunyezamu, agasozanya n'iyi kipe agatandukana nayo. Harimo rero umunyamahanga bita Matumona Wakonda Kanda Abeli, akwiye kurebwa nawe uburyo rero yarekurwa agatandukana n'iyi kipe. Ndetse hari n'undi munyamahanga bita Boris Gibenu. Abo banyamahanga nibura nibo barimo kwitswaho kugira ngo harebwe ko batandukana n'iyi kipe, bityo rero abandi banyamahanga basigare barwanira umwanya. Ese bizakunda? Ni ukubitegereza ndetse no kubirekera inshingano z'abayobozi kugira ngo bakomeze rero bakore management neza y'iyi kipe, dore ko rero afite directeur technique ushobora gufasha ikipe ndetse agafasha n'abafana, bakagira n'umutoza mwiza ushobora gukora management ya dressing room ye. Reka turebe rero, ariko birakwiye ko iyi kipe niramuka icunzwe neza muri uyu mwaka ishobora kuzatwara kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda, kuko ifite abakinnyi beza ndetse n'abandi bakazajya barushaho kurwanira umwanya, hakabanzamo ushoboye, bityo rero ikipe ikarushaho kuba yatanga umusaruro. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yaratangiye urugendo rwo kwitegura igikombe cya Super Coupe, aho izakina n'ikipe ya Police FC ku itariki 27 z'ukwa munani 2026. Ikipe ya Rayon Sport kandi yatangiye kwitegura igikombe cya BK Pro League cya 2026-2027, dore ko rero abari imikino myinshi igomba rero kwitwara neza kugira ngo irebe ko yakwegukana igikombe cya shampiyona. Rayon Sport kandi irimo iritegura imikino nyafurika ya CAF Confederation Cup ya 2026-2027, aho yatomboye Panthère Sportive de Dinde yo muri Cameroon mu ijonjora rya mbere ry'ibanze. Ikipe ya Rayon Sport tuyifurije rero kuzitwara neza muri uyu mwaka, dore ko imeze neza na mukeba wayo APR FC byanze bikunze igomba kureba uko yamera neza, bityo shampiyona y'u Rwanda ikaba yazamura rero uburemere ndetse n'agaciro. Turabashimiye rero ko mwadukurikiye, ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.